n'inkorora n'umutwe n'ibicurane n'amaso iyo watinze kumamaga asa tuvuga ko ibyo byo kumva ko ari ngiye agomba guhamagara byazanywe n'inkorora cyangwa bisanzwe je ndumva ndi umwe abagabo n'abana bo kumva giye ariko nabifashe uko navuze ahubwo reka noneho ngubaze shinge none nanjye nivuze ngo abagabo n'abana babi munini nka gutura rukorora kuriya iruhande rw'umuntu ubizi karimo gukora raporo niweri nisi abagabo batagira icyo utavuye nko mu cyumba ujye nko muri sala ari kuri rukororera none nanjye mbishyira ku rundi rwego akuzi ko mubonera abagabo twara kuri ndima mu Imana muraho neza ikaze ku Virgile Family Show mu biganiro by'umuryango mu biganiro by'uburere bw'abana mu biganiro by'urubyiruko mu biganiro by'imirire byose tugamije kugira ngo imiryango yacu irusheho kuba myiza aribyo twita Virgile. Nkuko mubibona uyu munsi ntabwo ndi jyenyine mfite umutumirwa ubundi kucyumva wenyine kuko ejo nakoze njyenyine uyu munsi noneho ndi kumwe nawe ejo nibwo byari bipfuye usuvuga se kandi uri umutumirwa kandi nagutumiye ugomba kuvuga ko bibaye ijambo mubanze mu ijambo babyeyi ni Doudou ku bashyashya kuri channel yacu mfite umutumirwa nawe muhaye umwanya nawe yibwira urakoze kuntumira kuri channel yanyu nanjye nitwa Virgile kuba atamenyereye abamenyereye nitwa kamarade murakoze mutumirwa wacu urakoze kumpa akanya kuri channel yanyu murakoze turakwakiriye kandi twishimiye kubana nawe uyu munsi Virgile uyu munsi muri iki kiganiro cy'uyu munsi yaje ari umutumirwa nta nubwo azi subject tugiye kuganiraho niyo mpamvu nshaka kwitwara nk'umutumirwa kandi akanitwara neza kuko hari ibirego aregwa kera renzi ko channel y'ibiganiro ntabwo renzi ko ari mu n'imanza oya uyu munsi ntago uyu munsi naje mu yindi shusho ntacyo ntaye ndabishyira nanjye abakunzi bacu ntibatunga nanjye ndabishyira ku rundi rwego ufitiye akajinya okay reka mutenja straight to the point uyu mugabo ngenje kumubaregera kubera ko maze iminsi ndwaye kandi ntabwo yigeze ndwaza wowe uri umudamu ukarwara hahandi ushobora guhera nka saa 5 z'ijoro ukorora ukagera saa 10 za mu gitondo ukirirwa urarembye cyangwa se wenda ukajya no ku kazi umugabo akageza saa 10 atarakubaza ukuntu umeze waje ngo yagize akazi kenshi kwirirwa mu rugo urwaye azi ko utigeze unasinzira urarembye wagiye ukajya kwivuza ukijyana urwaye iki ibyo nabandwaye vuga indwara kugira ngo n'abantu bumva uburemere mvuge ko ntari ntwite uretse ngo ntabwo ndaguhanije hajemo no gutwita se noneho ngewe ndabaregera Virgile nange mutubwire sibyo wenda rubo byaba byarabayeho nawe atubwire ariko urarwaye nawe kuko urumva kurembye sibyo wakubiswe pe hahandi wumva wakubiswe ari urwa rukumva wakubiswe ari ngewe urwa rukumva biroroshye ariko ni urwa rukumva wakubiswe kumva kwa kundi wumva ukeneye n'umuntu ku ruhande rwawe ariko umuntu kubera ko wamugani ngafite akazi kenshi sijuwe ngo ibiganiro sinzi ngo afite inama ntagire n'imwana kansoringara okay niyo subject noneho reka muha umwanya isobanura kandi twabiganireho ubundi abikubwiyeho gatoya ubaza wa princesse noneho rero ubu naje kukuregera abakunzi akugiriye akabanga yaje kukuregera abakunzi kugira ngo kugira akabanga nanga kuguteza abana none ubu nteje isi yose reka tume n'umuceri sasa kiganiro ariko uzagishyireho kiganiro nzagishyiraho kuko nangiye kumena umuceri byose ngiye kubishyira hanze agora nubwo ndi uvuga nafite umwavoka nanjye bihinduye isura banza ushakira umwavoka kandi urabyita commis d'office uramushakira uramuhembere ko wanzanye mu kirego utanteguje undeze ku isi yose nta consent form wasinyishije shakira umwavoka basi noneho urabizi ko hagiteye kiwanjye ndashaka na dossier y'ibirego kwanza nabikubwiye cyambere ndarwaye ndarembye ngiye ku kazi umubagaye saa 10 tubanze duhere ku kurwara wari urwaye iki kugira ngo ikirego gisobanuke neza ndwaye ibintu byinshi cyane no gusarara n'inkorora n'umutwe n'ibicurane
nako nta bicone byari birimo ariko nari ndwaye umutwe n'amaso akazamo akabyimba akazamo ibintu wari ubizi ko ndwaye no inkorora ariko ikabije akurimo kuvanga ibintu byinshi Imana ngo kurwara inkorora ngo no gusarara ngo n'amaso ngo akabyimba akazamo ibintu specific indwara wari urwaye kugira ngo nyine abandi bagore n'abagabo badukurikira baze kudufasha kumva niba ari indwara koko yahangayikisha umugabo wagiye gushaka umugati inkorora uretse gato inkorora byo warakororaga pe warakororaga wenda ndaza kubashyiramo audio warakororaga iyo ni icyambere wari ufite amaso niba ari yabyimbye simbizi no mutwe uri kumbabaza hangaho yego bitatu n'ibikano bikumbabaza banya kuba abacamanza izo ndwara ubusanzwe ko muzizi murumva ari indwara yahangayikisha umuntu wagiye ku kazi cyane yuko turi mu kwa gatatu abantu bazi ibintu bijyanye no gusoza umwaka byo bita fiscal year cyangwa se année fiscale muri ONG yacirangira mu kwa gatatu urimo kurangiza amaraporo urimo gushaka raporo za partenaire urimo gutegura inama nundeba nabi ndahita mbivamo oya ngende kuguteza amatwi komeza noneho ngewe nari mu nama umunsi wa mbere urabyibuka telefone yanjye irazima ibyo ngibyo barabinsobanuriye n'ubundi ndabizi ariko ntabwo nanyuzwe n'impamvu naje kukurega ngaho komeza telefone yawe irazima ndakoze ngeze saa 9 ntarana ryo urabyibuka ngiye kurya telefone irazima nisiga kuri charge aho ngarukiye saa 10 ikintu cya mbere nakoze nyicara telefone nabona guhamagaye nguhamagara washarije nakaye kutampamagaye ku manywa ngo mbaze ukuntu meze kandi twatandukanye ako kantu kanyuma gace w'umurongo warakaye kubera iki kutampamagaye ku manywa ngo mbaze ukuntu meze kandi siko twatandukanye ndwaye banya kuba abacamanza uyu mugore agira telefone ibamo umuriro ibamo n'amayinite ayo bagore benshi murabigira telefone na nziza koresha iPhone irimo umuriro irimo n'amayinite ejo bundi nakugisha ukuntu bagura bando y'ukwezi kose iminota 700 ko wari ubizi ko ngiye nagiye ku kazi ko wari uri mu urwaye mu rugo cyangwa uri ku kazi ndi ku kazi yego kuva saa 2 n'igice saa 2 dutanduka kugera saa 9 harimo amasaha ubona ngaye n'atanu n'arindwi amasaha 7 n'iminota 420 ni gute utafashemo n'umunota umwe ngo umpamagare umbaze utese akazi kawe bimeze bite ukumva we warakara ukumva boye tisheshere baba shori genda shira hakundi genda shira hakundi ngo perezida gushira hakundi ole sweet heart sorry seri genda bakushiraho umunyu twibonye yahita bikira muri iyo minota 420 ntunavuga utari kuhamagara Virgile nkamubaza ukuntu nawe akazi kamumereye uko yahondaguwe kanamubwira uko ngiye wemerewe ahubwo ugahita wumva rwose nkaho byanditse muri Declaration Universelle des Droits de l'Homme urandakariye ko ntabwo uhamagara ibyo bintu murumva bikwiye none se kamubaze sheri iyo ntarwaye singuhamagara iyo watinze kuhamagara oya ndaguhamagara sheri buretse icyo kintu rero narabivuze nanjye ko nzaguhamagara ko nzagutungura tugakora ikiganiro ndaguhamagara oya sheri oya ndaguhamagara wenda ntabwo bingana n'ukuntu mpamagara ariko ngewe ntarwaye ndaguhamagara nyuremo se uriya munsi scrollingemo hano ndaguhamagara reka tubare icyumweru cy'akazi kigira wenda nawe hari igihe wampamagaye mbere sheri tubisanye ukuri sheri turahamagara uratuma scrollinga nzabishyireho kuri screen hano ushaka kuvuga iki ngaho mu minsi 5 y'akazi iyo tutari mu rugo kame musamuze ntabwo ujye umpamagara turi kumwe iyo ntagiye nyine muri bya bintu bitandukanye kwa mbere kugeza kwa gatanu mu minsi 5 umpamagara kangahe ntabwo nabibaze ariko icyo nzi ndavuga saa 6 ngenda bikunda biswa ko nigiye ubikora buri gihe no pana buri gihe kenshi nyine guhera saa 6 kujya hejuru oya na mbere yaho ese ntabwo twandikirana kuri WhatsApp sava kuri WhatsApp kuvugana turavugana muri pause narya ko ntabwo buri gihe ari wo mpamagara cyo tiri
kubera ko nyine wabigize urubanza umuntu yiregura ashyiramo ingingo zimurengera shyira kuri pourcentage oya katwe gushyiraho pourcentage ako kibiri kugeraho wumva ugiye kugwamo ugahita ubihunga oya ariko nanjye cereka nkubwire cyenda bishyiraho niba bashaka abacamanza babyandike mu ikaye ni nka 20 kuri 40 ariko ndaguhamagara byibuze dusubire inyuma turebe inshuro nyohereza ifoto ya saa sita umbwira uti dore ngiye gufata wenda ngiye kurya natumije ibiryo hana jewe ari umwumbati ndawukoherereza ariko sheri ari ushobora kuba utabinyoye nabikoherereza ariko byibura nanjye nkakuhamagara cyangwa abo byibuze ibyo ngibyo urabyemeye ko mbikora kurabikora naho ngaho urakoze cyane urakoze nyakubahwa abacamanza nagira ngo byumvikane yuko kuba bitarabaye atari yo norme kuba bitarabaye nuko akona ari mfite akazi nanjye kansundirije kucyo utabikoze rero nabikoze nuko nari ndwaye kandi nkene affection nkene affection ivura inkorora cyo gihe numvaga niyo naba ngiye nta nubwo numvaga ari wowe ugomba kuba wampamagara kuko nyine ari nkene affection idasanzwe tuvuga ko ibyo byo kumva ko ari ngiye ugomba guhamagara byazanywe n'inkorora cyangwa bisanzwe oya nuko ko nari ndwaye inkorora nibwo nakurakariye kutampamagaye noneho rero uziko byanakomeye cya gihe noneho narwariye no mu rugo nakomerejwe kandi bwo wampamagaye sangana ariko bwo warampamagaraga mu rugo dusubire n'inyuma gato dusubire n'inyuma naragusomeye umunsi wa mbere naraguhamagaye bwa mbere niwanyita saa 10 ndicana telefone nyuma y'iminota nk'icumi ndongera niwanyita impamagara n'igice unsomera ntabwo nagusomera nako nabikubwiye duhuye duhuye nibwo twabivuganye ndavuga ngo kitampamagaye kuva mu gitondo tubivuga birarangira none randome byibura mpamagara ariko ngiye ikindi kintu uko byarangiye ko icyo wabigaruye oya impamvu nabigaruye uzi impamvu reka tubikomeze ndazi kubikubwira sibyo cya kabiri ndi hano mu rugo urumva twabivuzeho tugeze na hano mu rugo tubivugaho kandi bivuze ko turi gutaha tuvuye ku kazi tugeze hano mu rugo turongera tubivugaho tubaza aba princess cyangwa utangiye kwivuga nahise nkubamo n'abangurekane kuguteza abana ahubwo nyine uragiyewe uranyiyemeje reka nze hashye harahira rimwe ikindi kintu nagiye kuvuga wenda cyangwa twigeze tukivugaho nuko nakubwiye ngo umunsi ukurikiyeho niriwe nivuza ngenda njyenyine kandi noneho uzi ko narembye nijoro byatari bikomeye ndagenda njya kwivuza njyenyine urambwira ngo sheri ngo urihangana ngo nguhe imodoka ngo mfite akazi kenshi ndabyumva rwose wari ufite n'akazi kenshi pe nanjye mbibona ako nyine numva nago naga kajige kabuze kandi wari wabyumvise gato nkubwire ubundi ko iyo ntwite ubu ufite n'akazi kenshi ariko uramperekeza ko buri gihe umerekeza baretse gato aho ngo reka manze ngusubise igihe cyose watwitaga sinzi ukuntu wabigenzaga yaranje kugatwita mu gihe cyiza ntafite akazi kenshi ntafite stress kubwasheje aho narindi no muri chômage tumara amezi 5 hano ndaguteteje urangije nimugoroba saa 11 nkabwira se sheri urataha ryari ngo harya ngo mufite ikiganiro ngo ndabanza ngikore mbone gutaha kongera kambwira umunsi ukurikiye urambwira ngo wari umuntu wari inama ngo yiki harya ngo agomba kujyamo nayo oya boda ahantu nayo ugase uyu mugabo bitarumva ubujuranyije avuga wenda akazi yumvikana afite akazi kenshi reka mubyeme nise kuko ubu nizo nama n'ibyo bigambo se ibintu nashaka kansorera ubwo nyine haje mu bitekerezo by'abadamu okay sheri urabizi ko ngiye nawe dukunda ubirego birana ariko nturagize utamaye umwanya wo kwiregura ya ntiwagire kwiregura kandi naho tuganira kako ndi kwiregura ingingo zikaguze oya kandi tuganiriza abakunzi bacu dutange isomo muri iki kiganiro are we ufashe umwanya unyidagaduyeho urandeze duhita tujya mu kiganiro ntabwo bishoboka dutange isomo reka twivemo ureke kuba dudu naye ndeke kuba Virgile cyangwa kamarade wowe umaze icyumweru byose ntabwo ibintu byawe byo kurwara ibintu byawe byo kurwara ntabwo warabimbwiye le 1er mars dukora planning y'ukwezi abantu barambwiye Virgile turabizi uri impirimbanyi y'uburenganzira bw'umugore uzaza kuduha ikiganiro uzaza tuganire ku bijyanye na feminisme n'ibiki sibyo urabizi ko ahantu mba mu mabodi akenshi inama ziba zipanze trimestre rero buri gihembwe haba hari inama iba kwa gatanu wa nyuma urumva inama zacu nyinshi ziba mu mpera z'igihembwe
ejo niyo yari vendredi ya nyuma y'ukwezi. Hari indi gahunda twagombaga kujyamo y'umuvandimwe nawe wibarutse hashize amezi, aho umwana ari hafi no gutangira gukina mu academy ka Rayon Sport. So ibyo bintu n'ubwango ni ibintu byapanzwe mbere bigize. Ariko uramutse utwite wenda ari nka sepeni, sinzi hari sepeni imwe ugeze wijyanamo muri 12 twazabaye 12 ari buri mwana ngira ngo agire enye, ubwo ni 16. Kwako sepeni nyine mba mbizi ngo umugore wabaye mwana abandi muteye inda ku itariki ni afite sepeni. Niyo bavuga ngo barapangaho niye nama ikomera mu gihugu ra simbizi. Inama yose bapanga niyo yaba ari yakazi, niyo yaba ari ikizami cyane ku rutumento. Dore ko nkunda guhindura akazi. Yampamagara uzaza muri interview nkabwanura, hari indi interview ifitanye na muganga n'umwana ugiye kunkurukaho. Ariko hane ntabwo waranteguje ko uzarwara inkorora itumura rukorora ishobora gutuma ukenera affection irenze isanzwe. Affection urayihorana. Ibyo rero aya ko warwoze muri kudufasha gucura urubanza. Ndumva ndumwe abagabo n'abana bo kumva giye ariko nabifasha uko navuze. Ahubwo reka none ngumaze shinge none nanjye nivuze ngo abagabo n'abana babi nkuni ni nka gutura rukorora kuriya iruhande rw'umuntu ubizi karimo gukora raporo niweri ejo azirwa agira afite inama za body nk'ebyiri afite ibiganiro arimo gutegura haburi ubundi kubera icyo utavuye nko mu cyumba ujye nko muri sala ari kurukororera none nanjye mbishyira ku rundi rwego akuzi ko mubonera abagabo twara kuri ndimo mu Imana. Ako sheri buretse gato ari nanjye urwaye inkorora nkiriye mbizi ko je mu gitondo wenda urimo gutegura bya bintu byanyu bya WhatsApp mujya mukora ngo niba ari standard n'ibiki byose urimo gutegura standard ya East Africa yose y'ukuntu muzaya muwenda mugenzura nk'amasabune yinjira mu gihugu. Ako nshaka kurara nkorora kuriya muri ruhande cyane ahita njya muri salo nkareba filime nkajya nkororera kanyeneye kumbwira neza nagire kunyeneye gukorera gato turi kubaka igihugu nkaburiya yabare urwaye ari nkanjye uri umudamu ari wo urwaye nashobora no gusaba nakonje ku kazi kugira ngo ngume mu rugo nkurwaye. Abo rero none ni ikibazo nkagutekera gasosi nkakwitaho wajya kwamanga tukirirwa tuzengurukana uragiye kwa nkajya ngo mfite isoni zo kuba ndi kwivuza kandi meze gutyo urabizi ko njye nabyemera nambaye amaspresse urumva njye nabyemera oya ndwaye malaria cyangwa zangaho no gutwara imodoka numva birananiye maze ndarira ndwaye malaria kandi nkumva ndwaye indwara ituma ndemba nabyemera njye naba ndwaye inkorora cyashire nari nakubise mwara inkorora hari indwara bita benigne we shire kuti hari indwara abuzi ko naha ngaha kuntu hambabazaga naha ngaha ntunama ashashe bise kwega ako ntabwo ari n'inkorora niyo yari gatumwa urakorora ukababara mpuga hano kubera amasinizite reka ngubwire ako nyine urabizi ukuntu ari imeze ntabwo warurembye cyane byatuma umuntu asiba akazi ye wenda ngaho waravuze ngo tuganize abakunzi bacu nisobanuye nanjye ibirego byanjye ndabitanze utaha uzajya rwara muri twebwe azi ko udafite akazi ejo ajya agenda ajya gukorera muri salo ukorere muri televiziyo basi ushyiramo n'akafilime n'ujya ukorera abantu bagira ngo ni ibibombe birimo gukubitsa muri salo ureka abantu baryame bafite akazi. Ngayo ngubu none umbwira kuki abagore mpora mushaka affection nk'abayitaye niyo umuntu yaba ari mu kazi ntabwo nabikweretse kuri telefone urabizi ko ngira muntu iba ipima stress narapimye igipimo cya stress kigera neza kuri maximum kandi nabikoze iriya minsi atako iyo nagize stress ndabyumva. So umunsi wa mbere ndabikweretse uwa kabiri urongera urandakarira hari umugani wajya bavuga ko nakorakariye mpamvu nakorakariye wa kabiri nuko nashaka numvaga kamwe maze n'uyu munsi uracyabivuga ko numvaga gahunda zahinduka sha Nima numva gahunda zahinduka ariko nyine byo nakubwiye nk'umudamu yahindura gahunda akaguma mu rugo n'akazi yasaba konje ushobora nko kubikora umugabo akagwa atari ko wabuze icyo ukora iwanyu nta kazi mugira ngende gukorora nyine ndekana n'inkorora yanjye ujye mu kazi kabandi twe niko dutekereza uba wumva rwose akazi nyane yataganda tudashyiramo imiyaga kamwe mujye mushyiramo n'imiyaga sheri ako no kwako byari ibyo bintu byinshi byahuranye yaba ari mu bihe bisanzwe ntari kugira yego nyine ako kantu uvuze keza ukize mu byibura nuko harimo ibintu byinshi cyane byahuriranye
tutavanyeho ko niyo mpamvu ugera ashaka gukora kino kiganiro impamvu nagitekereje ni iki reka nongera mpagaruke tugezaho biryoshye none ntago byaro kugira ngo mbaregere Virgile kuko nanjye wamugana kandi wabirangije ndagira ngo tuganirize abakunzi bacu kuko hariho n'abantu bino bintu bashobora no kubipfa amahirwe ya mbere nagize ukiza ntago nagumanye inzika nahise nkubwira ko uje kumfata ku kazi wa munsi wa mbere ko nakwijunditse kutampamagaye ku manwa ngo affection wetse gatondo mbanze nkubaza kwa gatatu nta muntu twari dufitanye rendezvous ngahita nyisubika kwa kane nari namaze kwikubwira ariko nose ko wavuze mu cyaje uri gutanga ibirego nta gahunda nimwe nigeze nsubika ariko nuko nabaye opening nkakubwira ngo ni gute uri gushyiraho amagahunda n'injoro kandi ubizi ko ndwaye nose sinabikoze nyine umva ntarageze aho ariko iyo ntabikubwira se yo ntivugira urumva wowe nta susi wari ufite wari gushyiraho nyine abantu bagiye bivugira ubwo numvaga uri muzima umvaga nyine urwaye inkorora ase uri inkorora n'indwara akusheje nyine wakoraga nk'uri bwishyurwe neye miti ndimeze gutya nyine nabona gukorara nk'uri muri competition ariko umva nyine ni inkoro utahanda bimenye abandi bamenye kujya bivugira ariko uretse gato nani mugoro barindi gahunda nafanye yego ndabizi uyizi kandi nayo twari twashwaniyemo ariko byibura nuko nagombye kubikubwira nyine ubwo ndibeze ariko ntago wayivanyemo kubera ngiye wari ufite n'ubundi akazi wari ufite inama nyinshi n'ubundi ntago wayivanyemo kubera ako niri iyo nyishyiramo byashoboraga gutuma yakurikiyeho nayo yigira inyuma ngakugeraho kugeraho basanga nibuka igihe ntacyo ntabyo ndibivuga umva ratashikiza abantu murabijuru ikintu cya mbere impamvu nakoze kino kiganiro murabizi ko duhora tuganira ibintu bishobora gutuma umuryango wacu uba mwiza imiryango yacu iba ijuru rito ntabwo rishobora kuba ufite expectations zingana n'iz'umuntu uba hejuru y'isi tuba mu isi bamo akazi kenshi nk'ak'abagabo bagira mu isi baba abagabo batagira abagabo bari hagiye bamita ngo cyangwa abagabo bagira gute les hommes viennent de Mars nanjye kuvanga abagabo batagira ibisantima kandi abagabo bagira santima ahubwo abagabo tugira santima zacu zo mu bwoko bwacu kuki mushaka ko tuvuga santima mu cyongereza kandi zacu ziri mu Giswahili wenda urahaye urugero ko umudamu ashobora kubona umugabo yarwaye nka ko gukorera agakorora akageza saa 11 za mu gitondo umugore ntasinzira agahangayika n'akazi ntakajya akaba yavuga ku kazi ati umugabo wanjye ararwaye umugabo ararwaye nka hari umupebe ibyo shebye nuko twebwe abadamu tumeze yeke dushobora kubikora wowe mugabo kandi bose tumva turabibakundira ugahita uvuga uti no si umudamu wanjye ukabona byari umutima turi kusi umugore wanjye yishwa akazi oya ntabwo bavuga sheri yabisa gato hari n'igihe umugore yabikora bikakuryohera tubyumve kuko abagabo mukunda ko tubitaho twebwe Epuwe ikindi kintu muri abagabo mugira ushobora no kurwara sibona ko nk'inkorora ngiye ushobora kuyirwara byo nkabasha gukora iyo tangawizi nkayinywa ukagira gute wowe ushobora kuyirwara ntutekereze gufata tangawizi n'umugabo yayikora yayisigara ntuyinywe ndabeshya icyo ngiki kintu merci icyo ngiki kintu bimara bigutindiza gukira bigize gute nyine ni na mpamvu Imana ishimwe ko yaremye abadamu ushobora kurwara kubera ukuntu abagabo muremye ntufate umwanya ngo wiyiteho akusha namba bagore nabo bitaho ejo wundi igihe wari wampamagaye wumbaza kubera iki ufite ibinama byinshi sinaje nkasanga mu gikoni akora ndi gukora ibintu umukozi atashobora ngira ngo tute turye bivuga ibiki ubugari ngo nta muntu ugikorera ubugari babizi nibo bwonyene ngiye gukora kuyo ndwaye rero buri ariko uzarebe iyo narwaye kimwe no kurya burya mba numva byamvuna nyine rero arwaye ubundi hari ibintu rega muvanga ama activity ntushaka kuvanga kurwara no guteka ubugari no guhamagara umugabo urarwara ukanywa imiti ukarya mbarate yarwaye nta bindi biryo nshobora uretse ko niyo ndi muzima nkumva ubugari cyane rero ntabwo umukozi ajya nkorera ubugari ku buryo urwaye ukanateka naramubwiye amazi nashyambye ngiye gukora ubugari sasanze rero ndi gukora se ibindi byari byacu inama abakunzi bacu rero ubwo okay so inshuti zacu ntimuzapfe ko umugabo ataguha affection wifuzaga ya indi nyine za expectations zacu abadamu turashaka no kuzabakora ikiganiro very soon abadamu n'abagabo turemye ku buryo butandukanye sibyo
na cyane umugabo ashobora kudahindura gahunda ze kubera ko utigeze wenda unabimusaba. Urumva nafashe ya mbere mbwira Virgile rero sheri ntabwo ugize mpamagara uyu munsi nka affection nababaye. Umunsi ukurikiyeho wanze arampamagara nka buri segonda aravuga ati wa mugani ntaza kongera kubabaza sheri kandi arwaye akeneye gukira vuba reka mufashe wenda recovering vuba kandi mfite amayindi kandi afite n'akazi kenshi ariko noneho byibura kuko nivugiye the previous day. Niyo mpamvu duhora tugirana inama tuvuga ngo ntibukaje ugira inzira kubika umutima wawe wibike ku mugabo wawe cyangwa ku mugore wawe. Kwarakenera ikintu ngo ubwire ko mugenzi wawe ari guhita byibwira. Byose ntago ari umupfumu. Ntago umugabo cyangwa umugore wawe azasoma wenda n'abapfumu. Cyangwa abahanuzi n'abagabo. Ntago umugabo wawe azasoma ibiri ku mutima wawe. Ntago umugore wawe azasoma ibiri ku mutima wawe. Wowe ugomba to speak it out. You have to speak out your mind. Ukavuga uti ibi ngibi ntago kuko byanze bikuze umugabo wawe agukunda umugore wawe agukunda ariko iyo ibitse mu mutima nko guyo nibeshya nkamurakarira gataha nabyibye ntari kumenya ikintu cyandakaje kandi wenda wamugani warandamukije yego nakuramukije nakabije definitely ntago nanarakaye nyine numvise uri kundegangira ngo wari wanarakaye komeza oya sheri wahirwa wagize ngiye nararakaye bitanana nyine uwo munsi wa mbere nabikubwiye ko utamamagaye ko nababaye ugenda unyereka ngo stress biri ufite unyereka akazi kenshi tugenda tubigarukira mu rugo byashize byashize dayere umunsi kwikiye hano nkanya nkomeza nkubaza gahunda ufite ngiye kajya kwa muganga tuvuye kwa muganga nyine ndijyana ariko nyine nkajya numva kajige ako nyine nakubita agatima ku kazi ufite utashobora guhagarika nyine nkihanga ko nabaze no kumenya ubwenge ntabwo nari ndi kwa muganga muganga cyagiye cyara tugikora mariage gifite expectations ziri hara mu ijoro rero gutamvuga ngo abagabo ntabwo bakunda abagore Nisubundi n'ikivuga ko babakunda. Shamura abana beza. Gira abana bakimariye rero batazagira ubwira umugabo, "Sheri ndatwite tujya muri sepeni." Afite raporo. Akazi kenshi afite raporo ukahita umurakarira. Si umwumve tubabwiye ngo Virgile yarameshyira ngo umve ngo byanze bikunze hari igihe habaho impamvu. Nge nta nimwe nigeze ngira. Nawe wagize no gukingiza no bafataga bakabakingira. Imana iguha umugisha for that. Amen. Imana ikomeze igikumpera umugisha for that. Wari washoshe. Keretse niba namwe mufite ijuru rito uramenya umugabo nataguha ibyo washakaga uzamwegere umubwire uzaza kujya kuvuga kuri YouTube channel umanye byo nashaka kuvuga twege dufite YouTube channel hari igihe twemera no kuvuga ibitagenze neza kugira ngo abandi bibubake ako hari abantu ashobora kugira bikamubaho akajya kubibwira umuturanyi kugira ngo abantu tweze kubiganira ku kiganiro cya communication wera nitwibukuze kumbwira dushire mu ntuzo hano niba ufitanye ibibazo n'umugabo cyangwa n'umugore wawe urajya kubibwira undi muntu uziwe yaraye mu bimeze bite mwicare mu biganiro nkuko wari bivuze wi exprime ubwo buriyo ndwaye mba numva nyene affection nk'uwayitaye umugabo nabwo ati rero nangiye urwaye mba numva nkeneye kujya gushaka umugati kugira kuzanira agakoma mu biganire mushaka kijambo nicyo nashaka ariko nyine noneho n'umugabo nawe umudamu naramuka yi expressing hari abagabo sheri batoroherwa ko batajya bakira abadamu babigiye expressing umudamu nakubwira ati rwose sheri wagomba kuba mpa affection cyangwa se genda ukumva utuntu twangomye kudukansiringa kugira ngo nyite ubu nibwo buri gihe ngukene tugerageze ubikore nka kuri ana niyo manota ufite ubikore umugabo wowe ugerageze kwakira umudamu wumve ko bivuze nyine nk'umudamu ntago ntuhite hawe bivuze kugira ngo akurakaze cyangwa akubwire ko uri umwana mubi nuko ariko nyine amarangamutima amubwira yuko akeneye affection abadamu baremye bitandukanye n'abagabo icyo kintu twazakiganiriye very soon turi kugitegura niba bitwereke mu biganiro niba bumufasha ko tukibaganiriza tuzabikora tuzagikora ngewe rwose ndi kubiteganya kuko ndabizi bizafasha abantu benshi bifasha amakouple menshi kumenya imitandukanire y'abagore n'abagabo birafasha kuko bituma buri wese asobanukirwa uburyo yakira buri wese avuga mu rurimi mugenzi we yumva yego noneho n'igihe mugenzi wawe yavuze mu rurimi utumva ukabasha kumwakira ugomba gukora ku buryo urwumva yego biragorana nyine none se urumva kwakira ko umugabo agomba kujya mu kazi ukistiragoringira tugura abajene baraho bona bashaje ariko n'abarushaziyemo sasa tubaze imyaka 15 ntaramenya ko iyo urwaye mba ngomba gusiba akazi agomba kubaho kwa Justin ubu turacari kwa Justin darling
nyuma y'imyaka 15 nase nari ntambara zikiba ubu yaba nka cyagiye tukibana ubu wabarize ari ryo usanga ndimo nko kurira tu uri ku makaro hasi cyangwa mu rugo ngenda urarona ntabwo kinkunda we nisubiriye mu rugo bo turabakunda cyane tunabifurije ibihe byiza kandi dukunda comments zanyu please leave your comments kuki mudasharinga mwebwe tuzatuvuga ibyacu twenyine twumviriza amuri kutwumviriza atabira turyohera iyo tugize ikintu tubasharinga hakagira umuntu uza yaba mu gikari akatubwira ati guys mwadufashije ikiganiro cyanyu cyadufashije hari ikintu cyanyubatsemo iki kiganiro kigira ikintu kibafasha kigira ikintu kibahindura kimanura expectations z'abadamu ariko n'abagabo nabo kibafashe kwa justing mujye mushyiramo utuyaga madamu narwara umve ko akeneye love affection and what shera maze kubivuga byose nawe ntabwo nanose kucyurimo bwabaga wonyine ngo washyire imiyaga namwe mujye mushyiramo imiyaga mwandastanding yuko navuze abadamu nabo bagabanye nyine bashyiramo imiyaga bagabanye expectations abagabo bashyiramo imiyaga bongere kuri kayamo kiyasi ego ukunda umuntu nyine ga rego biravuna mwaramuzi ko ubundi hari abantu badesize kwibera hari abaseribateri araryaye akajya muri Arsenal yavamo akajya muri boîte yahembwa miliyoni agahita akajya Dubai nyine akayarya cyangwa ile Maurice cyangwa Seychelles Miami Beach kuri street akayarya akayamara nta bintu byo kuvuga ngo umugore time yawe urayigengaho amafaranga yawe uyigengaho umubiri wawe ukawigengaho twebwe rero twiyemeje kubihuza icyo gihe time yanjye ni ya Doudou umubiri no wa Doudou ikindi gice agafaranga turagasangira restaurant tugabane cyangwa se bimene mwana mvuga sawa mwakoze kwitabira love you so much bye see you next time yeah bye see you when you see us